usanga barwana ari intambara nta kindi. Ubusinzi bukabije ku bagore bo mu mujyi wa Kigali, urugero bugaragazwa n'aba bagore babiri bagaragaye mu nkuru twabagejejeho ubwo basindaga ku manywa y'ihangu ubundi bakarwana bapfa umugabo. Abatuye uyu mujyi bakavuga ko ubusinzi mu bagore bawutuye bukomeje kuzamuka umunsi ku munsi, kugera n'ubwo aba baturage bahamya ko hari abasinda bagafunga imihanda imwe n'imwe, dore ko ngo bamwe muri bo baba bahereye mu masaha y'igitondo banywa inzoga abagabo bagiye guhaha. Abagore basigaye basinda cyane kurusha n'abagabo, bo basigaye barenze cyane, ugasanga biyandaritse rwose, ugasanga biteye n'isoni. Umugore aragenda akanywa za nzoga z'ibyuma bita ibyuma z'amarikeri, usanga biyahuza ibyo biyobyabwenge by'ibyo kunywa inzoga bagasinda, yabasha kunywa izo nzoga ugasanga akora ibintu bitagenda neza bitewe n'ibyo biyobyabwenge byo kunywa inzoga. Niho usanga nyine akenshi aha ngaha ubusinzi nyine burahari cyane mu bagore, burahari mu ngo, abagore barasinda ugasanga ari kurwana n'abagabo, umugabo nta ijambo. Kwemeza ku bagore rero nyine hari igihe nyine baba basinze cyane, ugasanga umuhanda wawe ugose, bamwe barimo baratukana. Nk'ubu ngubu hari nka benshi bari mu tubari muri iki gitondo, umugabo yagiye gushaka amafaranga, undi nawe wenda amusize mu rugo, nk'aho yagakoze imirimo yo mu rugo, niba umusigiye ibyo 5,000 aragenda ngo arimo wenda 2 bitatu aba ari byo ahahisha. Rero biteye ikibazo. Abasinda ugasanga bariyandaritse mu kabari, barimo benshi bakiyandarika bagasinda bakarara ku misozi bakambara ubusa. Hari abigize indaya, hari n'ababa bavuye mu kazi bakajya muri ako kabari, ariko guhera mu gitondo mu kabari haba harimo abagore. Abatuye umujyi wa Kigali bagakomeza bagaragaza ko uku ari uguta umuco, ngo kuko kuva na kera nta mugore wiriwe cyangwa waraye mu kabari. Ubusinzi mu bagore, hari igihe umugore ashwana n'umugabo ngo kugira ngo yumvemo uko aba ashaka, ngo akajya kwiyahoza inzoga, ariko nyine kuri twebwe tuba duseretse natwe tutanywa inzoga. Cyane ngo ntabwo zubakwa, usanga barwana ari intambara nta kindi. Ngo biterwa n'umuco wacitse, ntabwo biterwa n'amahoro, kuko bidatewe n'umuco wacitse nta mugore kera ajyaga mu kabari. Gusenyuka k'umuryango biturutse ku guta inshingano, gukoresha umutungo nabi w'urugo, amakimbirane mu muryango ahoraho n'izindi, ni zimwe mu ngaruka bagaragaza ko zituruka kuri ubu businzi bwiyongera mu bagore batuye uyu mujyi. Ziri gutuma abantu banywa nyine cyane, ugasanga bamwe basinze, bigatuma nyine hanavamo n'urugomo rwo kurwana. Ikintu byangiza mu rugo ni uko haba hari amahane buri gihe cyose, ugasanga umugore yateye amahane kubera gusinda. umusigiye amafaranga ngo agiye guhaha, ayo akayahahishije akagira gute, akegera mu kabari, ugasanga biteje ikibazo mu rugo, kubera ahanini aribo basigaye baturusha n'amafaranga. Uyu nta ruvugiro rw'umugabo aba agifite, n'inshingano mu rugo ntabwo yongera kuzubahiriza nk'uko byagenwe. Ubwo uri kumva yuko ya makimbirane isi hava. Ubwo rero iyo habaye rero umugore acaha n'umugabo agacaha, abana bakabura agaciro. Kuri bo basanga hakwiye kugira igikorwa n'inzego bireba zirimo ubuyobozi, ubusinzi bukagabanyuka mu bagore muri iki gihe, cyane ko benshi muri bo usanga hari abanywa ibisindisha bakagera ubwo basinda bakarenza urugero. Ntabwo bikwiye, nyine nk'uko umugore agomba kwiyubahisha, nyine sasinda cyane. Ubwo rero ni ikibazo kuko nta mugore wanyweye inzoga ko arenze urugero. Ubundi nta mugore wagiye mu kabari, nta mugore wagiye, niba anywa n'inzoga ugomba kuyimugurira akayinywera mu rugo.
ariko kubera imico yacitse abenshi basigaye bifatira umwanzuro bakijya mu tubari nk'ubuyobozi. Umugore bazajya basanga mu kabari bazajya bamufatira ibihano bikwiriye, kuko biba biteje ikibazo cyane. Nta kuntu njye nzava aha ngaha ngende nirirwe ngwana na gase nshaka ibirayi, ningera mu rugo nsange yagize gute yasinze. Ni ikibazo cy'umugore kuva na kera cyari kwita ku bana, kwita ku muryango. Ntabwo ari byiza kuba umugore yasinda usange yubatse n'umugabo, usange ari kugenda amuvuga n'amabanga yose ari kuyavuga, biterwa n'ubusinzi. Inzoga ntabwo ari iy'abagore, inzoga ni iy'abagabo. Bibaye byiza hakazamo ikintu gica inzoga ku bagore cyaba ari cyiza cyane. Nubwo bimeze uko, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu bihe bitandukanye yagiye akangurira abaturarwanda kwirinda inzoga kuko zitesha umurongo, bityo bakareka kwigabanyiriza ubuzima bishora mu biyobyabwenge birimo n'inzoga. Ukazinywa nyinshi, niba mugenzi wawe yagutinyutse akakubwira ati atariko, cyangwa ugahora n'umuntu atari kuko ndeba wanyoye nyinshi cyane, ukavuga ati jyewe ati ko nta nkeya nasomyeho, ariko ubwo aragenda atya, ariko agahakana akubwira ko nta n'umuntu yahuye nawe wazinyoye ahura. Wamubwira uti ngaho tugira utya uhagarare ku kuguru kumwe, ahubwo akeneye kwa gatatu, kuko n'abiri ya mbere ntashobora kuyahagararaho. Ariko bikagenda bityo, bigera bityo. Yavaho rero, what next? Kwe kuba wifuza kubaho keretse habaye ibindi byo hari ibyo bitaba mu bushobozi bwacu bw'abantu. Ubundi ukwiye kuba wumva ko ufite ubuzima burebure, kugira ngo rero ubugabanye kubera inzoga ntabwo byakumvikana, ntabwo ari byiza. Ibyo mvuga nabijyamo inama gusa, simfite ubushobozi bwo kubihagarika, ariko ntibyambuza kujya inama. Kujya inama murabyumva, ntabwo byambuza to give advice, so that in your personal management you take care of that, knowing it really comes with a lot of dangers. Mu busanzwe leta y'u Rwanda ikaba yaragiye ishyiraho ingamba zitandukanye zirimo nka tunyweresi, kugabanya amasaha utubari dukora, gusa ugasanga zitabuza ubu businzi kurushaho kugaragara, bikaba umwihariko ku bagore kuko bwiyongera bikabije. Ngendiruwi Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali.